Uyu mugani ngiye kubacira umeze nk'inkuru iteye ubwoba ariko kandi inashimishije kandi itangaje. Kera habayeho igiturage kimwe cyitwaga Nyamigobe, aha ngaha hari inzu iteye ubwoba, ishamaje kandi itangaje cyane ariko abaturage banatinyaga cyane. Iyi nzu yari ikizu kigaragara nk'aho gishaje, kigaragara nk'aho ari icya kera. Iyi nzu bavugaga yuko abaturage baho bavugaga yuko ari inzu yavumwe. Bitewe n'iki rero? Iyi nzu ngo uwayigeragaho, uwageragezaga kuyegera ayisatira bitewe n'igikorwa runaka yabaga agiye kuhakora cyangwa se mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, ngo ntiyabashaga kurara amahoro. Noneho akarusho iyo byabaga kuba ushaka kuyinjiramo cyangwa se ukagerageza kuyigeramo, ngo ntiwabashaga kugaruka amahoro, nta nubwo wagarukaga byibuze ngo ubwire abandi icyo wahabonye. Niyo mpamvu bavugaga ko iyi nzu ari icyavumwe, kandi nanone iyi nzu yari nyamurya abana idasize n'abakuru. Mu giturage inzu yakomeje gutera abantu ubwoba bitewe n'ibikorwa yakoraga, kubera ko yakomeje kubatwarira abana ndetse n'abantu babo. Ijoro rimwe, umunsi umwe, igihe kimwe, umusore witwaga Ntwari, umusore w'ibigango rwose wari ushinguye, yafashe itoroshi arikura aravuga ati nta mpamvu yo kuguma gutegereza gutya, iyi nzu ikaguma kudutwarira abacu tudahangana nabo cyangwa se ngo tugerageze gushaka uburyo iki kibazo twagikemura. Ati njyewe Ntwari, umusore wa Kanyabigwi, ngomba kwinjira muri iyi nzu nkareba impamvu ituma igomba kutumarira abantu, uwinjiye wese ikamumira. Njyewe rwose ndi kwiyumvamo yuko nkiri umurame ntaho ndajya kandi iyi nzu ntakiri buntware. Umusore yakoranyije igiturage cyose, igiturage kiramuherekeza, afata itoroshi arikura, arangije atera intambwe arirukanka, yiruka agana kuri ya nzu n'umutima ukomeye cyane na confidence ziri hejuru. Umusore yageze ku nzu, arangije atera urutambwe arinjira, inzu arayikingura. Amaze kugeramo, agikandagiramo, abaturage bo kubw'ubwoba bari bafite bagumye hanze, nuko babona umusore akigera mu nzu, itoroshi ririzimya, urugi rurikinga atarukozeho. Abaturage bagira ubwoba, baratinya, baravuga bati noneho umwana wacu we biragenda bite? Aha ngaha iyi nzu iyo ntimumize. Abaturage batangira kurira, noneho nyina w'umusore we si akarusho, ararira cyane arenzaho, noneho umuryango we nawe ujya mu gahinda. Rero bwarakeye burira, burongera buracya, burira, umunsi wa gatatu urongera uracya, urira, birangira umusore atagarutse. Ukibaza ngo byari byagenze bite? Nuko nyuma y'umunsi wa gatatu, mama wa Ntwari bitewe n'agahinda n'urukundo rwinshi rw'umubyeyi aba afitiye umwana, yategetse ko inzu igomba gusenywa. Nuko abaturage bakoranira hamwe, batizanya imbaraga, bahuriza hamwe, begera ya nzu batangira kuyihirika. Ariko wibuke yuko iyo nzu yari yaramize abantu benshi, ndetse n'umuhungu witwa Ntwari wari waragiye kureba ikibitera, bitewe n'uko ari we musore w'igihangange rwose wari ushinguye, wari ufite imbaraga w'igikurankota wari uri muri icyo giturage. Nuko nyina wa Ntwari rero ategeka ko inzu igomba gusenywa. Abaturage barayataka, bayihera iruhande, barahirika. Bamaze guhirika igice cya mbere, igikuta cya mbere kiguye, baheruka ku gikuta cyanditseho amagambo yabateye ubwoba, abatera igihunga rwose cyinshi cyane. Wakibaza ngo ayo magambo yari yanditse agira ngo iki? Ayo magambo yari yanditseho ngo ni njye wa wundi mwahigaga kandi ndacyahari, nta naho nzajya, yewe nzakomeza mbahingemo ubudehe mpaka kugeza igihe umugambi wanjye ugeze, kugeza igihe ubutumwa bwa databuja mbusohoreye. Kandi noneho igiteye ubwoba cyane noneho cyari kirenzeho, nuko ayo magambo yari yanditse mu nyuguti ziteye ubwoba kandi mu ibara ry'amaraso. Bigaragare ko ibyo bintu cyangwa se ayo magambo yari yandikishijwe bakoresheje amaraso.
wakibaza ngo iyo nzu yari irimo ibiki, byari bigamije iki, ese kuki byatwaraga abantu b'Imana, wakibaza ngo byari bimeze biti. Nuko abaturage bagize ubwoba batangira kugenda bacomoka basubira inyuma bitahira gake gake mu ibanga rikomeye cyane, ariko mu gihe abandi bakiri kwibaza ibyo babonye, bakiri kwibaza uburyo batangaye kandi bateye ubwoba cyane, bamwe no kugenda ngo bave aho ngaho byabananiye, muri ako kanya umuyaga warateye urahuha mwinshi cyane ukabije, nuko amatafari basenye kuri bya bikuta atangira kwisubizaho, inzu itangira kwiteranya rwose nk'aho ntawe wigeze ayikoraho, ukibaza ngo byari bigenze bite rero. Nuko abaturage bahise bagira ubwoba, birumvikana ko bose bahise bashira aho ngaho, buri wese yakijijwe n'amaguru, ariko wibuke ko hari hakirimo umwana w'umusore wo muri icyo giturage, hakirimo n'abaturage benshi bo muri icyo giturage, nta n'umwe wari wabashije kuvamo cyangwa se kurokorwa n'abari baje kubatabara. Ukibaza ngo abo ngabo iyo nzu yamize byaje kugenda gute? Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, warangiza ukamakinga sure ko wakanze ku nzogera, kugira ngo igice kigiye gukurikiraho n'ikiza uzahita ukibona. Niba wakunze iyi nkuru ukaba wumva yuko igice kizaza uzahita ukibona, ushaka kuzahita ukibona, kanda subscribe, nurangiza ukore no ku nzogera, igice kigisohoka uzahita ubona notification, ubone video, ubone ko yasohotse, nurangiza uyirebe. Reka mbabwire ngo mubane n'Imana, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ciao ciao.